Mwiriwe neza mwe mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano ku muyoboro wa Narena Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko muri amahoro. Natwe rero dukomeje kugenda dushima Imana, dukomeje kugenda tubwira Imana ngo Imana niyo gushimwa, Imana niyo kuba kubera ko yagiye kugenda ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Rero amakuru ari kugenda tugeraho hatandukanye, natwe twafashe kugenda twegeza ku bantu bagenda badukurikira bari hirya no hino. Murabuze kugenda twibanda ku nkuru zigiye zitandukanye, inkuru zo kugenda zivugwa hano mu karere hakurya y'u Rwanda ndetse byangombwa tukajyana hakurya Afurika kugira ngo dukomeze kugenda tubwira abakunzi bacu ibiri kugenda bivugwa. Amakuru rero ari kugera tugeraho muri aka kanya kabisa nuko urukiko rwashimangiye ko Zigira Nyirazo atazashyingurwa muri aka gace ka Oreni nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Rero amakuru ari kugenda tugeraho ari kugenda agaragaza ko urukiko rw'ubutegetsi rwo mu Bufaransa rwashimangiye icyemezo cya meya w'akarere ka Oreni Serge Guardi cyo kudashyingura Protais Zigira Nyirazo wakurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umwanzuro rero w'uru rukiko wasomwe kuri itariki ya 28 Kanama 2025 ugira uti urukiko rero rw'ubutegetsi rwa Oreni rushimangiye icyemezo cyo kwanga ko umurambo wa Mr Z wari mu butegetsi bw'u Rwanda mu gihe cya jenoside yo mu 1994 udashyingurwa muri Oreni. Icyo cyemezo bakomeje kugenda batangaza bavuga bati uyu mugabo rwose ntago yashyingurwa muri aka gace ka Oreni nkuko bakomeje kugenda bitangaza. Urukiko rero rwagaragaje ko rwanze ko Zigira Nyirazo shingurwa mu irimbi rinini rya Oreni mu rwego rwo kwirinda ko ituze rusange ryahungabana. Biri kugenda byumvikana kabisa bavuga bati uyu mugabo twanze ko yashingurwa ahantu, uyu mugabo twanze ko yashirwa ahantu mu buryo bwo gukomeza kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Tuvuga tuti kabisa uyu mugabo wasize akoze jenoside nyine ntabwo yashingurwa ahantu nkuko amategeko ari kugenda abitangaza cyangwa nkuko biri kugenda bivugwa hano. Ikinyamakuru cyakomeje gitangaza kiti kuko uyu muhango kabisa wari witabiriwe n'abarenga 400 nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Bashoboraga rero kugira imva ye urwibutso rwa genosideri. Niyo amagambo bakomeje kugenda batangaza bavuga bati kabisa ntabwo uyu mugabo twamushingura ahantu kabisa ashingurwa intwari kubera ko uyu mugabo yasize akoze jenoside nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Rero bavuga bati abantu barenga 400 bari baje kwitabira iyi mihango y'umugabo ewana ahantu bashobora kuzahagira mbese bakaba bahagira urwibutso rw'uyu muntu wakusize akoze jenoside. Ni nayo mpamvu rero bakomeje kugenda babyanga bavuga bati ntabwo uyu mugabo yashingurwa aha hantu. Abo mu muryango rero wa Zigira Nyirazo n'inshuti zabo bateganyaga kumushyingura muri iri rimbi kuri uyu tariki ya 28 Kanama 2025. Tariki rero ya 23 Kanama meya wa Guardi yarabyanze nyine aravuga ati ntabwo uyu mugabo azashyingurwa muri iri rimbi nubwo mwari mwitabiriye muri benshi, ariko umwanzuro ndetse byamaze kwemezwa ko uyu mugabo atazashyingurwa. N'indi mpamvu rero bakomeje kugenda batangaza nuko bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo yasize akoze jenoside, bakavuga ati umugabo tumushyinguye rero ntabwo byagaragara neza ndetse ntabwo byaba ari ibintu byiza kuko bamwe bashobora kubigira urwibutso rw'abajenosideri bakavuga ati uru rwibutso cyangwa se ahantu n'abajenosideri barimo gusa, akaba ariyo mpamvu rero bafashe umwanzuro wo kutamushyingura mu uririmbi. Ayo niyo magambo bakomeje kugenda batangaza. Ibiro bya meya Guardi byasobanuye ko Mr Z adashobora kwemera ko umuntu avugwaho kugira uruhare muri jenoside no mu rupfu rwa Diane Fossey Nyiramacibiri wabungabungaga ubuzima bw'ingagizo mu Birunga ashyingurwa muri iri rimbi. Bikugenda byumvikana bavuga bati kabisa uyu mugabo ntago yashingurwa muri iri rimbi kuko ari kugenda avugwaho ibintu byinshi, avugwaho kuba yarasize akoze jenoside hano mu Rwanda ndetse akaba nakikwaho ko ari ashobora kuba yarishe uyu mugabo uyu mubyeyi witwa Nyiramacibiri Diane Fossey Nyiramacibiri warindaga cyangwa se wabaga ari hano mu Birunga kabisa, akaba rero akikwaho kuba ari we waba waramwishe. Ibyo byose bikaba intandaro yo kuba adashyingurwa muri iri rimbi rya Oreni nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Zigira Nyirazo rero yabaye perefe wa Ruhengeri kuva mu mwaka wa 1974 kugeza mu 1989. Mu gihe rero yayoboraga iyi prefectura mu gihe yayoboraga iyi prefectura ahantu yari yarahagize nk'akarima ke ahakorera ibyo yishakiye ewana, mbese yari yarahagize nk'akarima ke akikorera ibyo yishakiye. Ibyo byose rero bikaba byarakomeje gutuma akugenda akora ibyo yishakiye nkuko bakomeje kugenda bitangaza bavuga bati rero iyi prefectura yari yarayigize
nk'akarima ke, kuko yavugwaga mu bikorwa bitemewe n'amategeko byakorerwaga muri pariki y'Ibirunga. Biri kugenda byumvikana muri ibi bikorwa rero harimo kwambutsa ikiyobyabwenge cya kokayine, amabuye y'agaciro, biri kumvikana ingagi n'ibice byazo byose byajyanwaga i Paris mu Bufaransa. Biri kumvikana ko uyu mugabo ngo ari we wabaga yabigizemo uruhare. Bivugwa ko ubwo Nyiramacibiri yari amaze kubivumbura rero Zigira nyirazo na mushiki we akaba n'umugore wa Juvenal Habyarimana, Agathe Kanziga, bamwicishije mu 1985. Biri kugenda byumvikana rero uyu Nyiramacundwa akimara kuvumbura ko uyu mugabo we yakoraga ibi bintu, akambutsa izi kokayine, akambutsa amabuye y'agaciro ndetse n'ibice bimwe byari bigiye bigize ingagi, bakabijyana i Paris kabisa. Hanyuma ngo Nyiramacundwa amaze kubivumbura nawe amaze kumenya ko ngo yavumbuye, bahita bacura umugambi nyine wo kumuhitana, nk'uko bakomeje hano kugenda bitangaza. Ubwo Zigira nyirazo rero yavaga ku mwanya wa perefe, yagiye kwiga muri Canada mu 1994, ubwo ingabo za RPA inkotanyi zabohoraga u Rwanda. Yahungiye mu Bubiligi afatirwa muri 2001, ashyikirizwa ubutabera nk'uko hano byakomeje kugenda bitangazwa. Zigira nyirazo rero yapfiriye muri Niger tariki ya 3 Kanama 2025. Biri kumvikana ko uyu mugabo nyine yamaze kwitaba Imana kuri tariki ya 3 Kanama 2025. Yabaga rero mu nyubako y'umuryango w'abibumbye kuko yari yarabuze igihugu kimwakira nyuma yo kurekurwa n'urukiko rw'uyu muryango rwabaga Arusha muri Tanzania. Biri kumvikana n'ahantu yageragaho kuba akaba rero yabaga muri izi nzu kabisa za bibumbye, akaba ari naho yaguye nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Umurambo we rero wagejejwe mu Bufaransa tariki ya 19 Kanama, ubikwa mu gace ka Sara. Biri kumvikana bakaba ariho babise uyu murambo uyu mugabo Zigira nyirazo rero. Uyu mugabo rero uyu murambo we ukaba wamaze nyine kubikwanga nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Icyo gihe rero umuryango we wari wizeye ko uzamushyingura muri ririmbi rinini rya Orleans, ariko bikaba byakomeje kugenda byanga nyine nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Tubwira umuryango w'umugabo nyine ko ukomeze kwihangana, nibakomeze kwihangana pole kabisa, bibaho mu buzima, ndetse abasigaye tubabwira ngo namwe nimukomeze kwihangana, mutegereze nyine uko bizagenda. Tugatse kuri inkuru rero ya OTAN igomeje guhereza inkunga Ukraine iri mu bihe bitayoroheye n'Uburusiya. Muzi ko iyi ntambara imaze igihe kinini kabisa hano. Umwe rero mu bayobozi bakomeye bo mu ngabo za OTAN yatangaje ko bari guteganya guha Ukraine inkunga. Bakomeje kugenda batanga inkunga mu bya gisirikare ifite agaciro ka miliyari 50 nkuko yakomeje kugenda abitangaza. N'inkunga rero ingana niyo OTAN nanone yari yahaye Ukraine mu mwaka washize. Biri kumvikana ko iyi nkunga irangana niyo OTAN n'undi yari yatanze mu mwaka washize. Umuyobozi wa komite rero ya gisirikare muri OTAN Giuseppe Drago yavuze ko uyu muryango umaze guha Ukraine inkunga yarenga miliyari 33 z'amadolari kuva muri Mutarama 2025, ndetse ko bifuza ko yagera kuri miliyari 50 z'amadolari mbere yuko umwaka urangira. Abajijwe ku cyo batekereza ku bushake bwa Amerika n'Uburusiya bugamije gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, Dragon yavuze ko OTAN izakomeza guha ubufasha bwa gisirikare kuri Ukraine ndetse ikanabwongerera, inashinja Uburusiya gutinza ibiganiro. Uyu Dragon niko yakomeje kugenda atangaza avuga ati kabisa twebwe Uburusiya turabashinja ko bari kugenda batinza ibiganiro, akavuga yuko bakwiriye kuba bakabutisha ibiganiro mu buryo amahoro yagaruka hano hagati y'ibihugu byombi Ukraine ndetse n'Uburusiya kabisa bakongera bikabana neza. Dragon yavuze ko ibihano ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byashyiriyeho Uburusiya bizongerwa ndetse bigakazwa mu gushyira igitutu ku Burusiya. Dragon hakanye ibihuha by'uko OTAN ishobora kohereza ingabo muri Ukraine. Byakomeje kugenda bihakana avuga ati twebwe nta ngabo tuzohereza, ariko inkunga ku bijyanye na gisirikare yo tuzabitanga, nubwo tutakoreza ingabo ariko inkunga ariyo yose ishoboka y'amafaranga yo tuzayitanga. Biri kugenda byumvikana ati twigeze tubivugaho muri OTAN, nta nubwo nta na gahunda dufite kohereza iyo ingabo n'umunsi n'umwe, ariko ibijyanye n'ubushobozi bwa gisirikare muri Ukraine ho tuzabutanga. Uyu muyobozi rero avuze ibi mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin baherutse guhura bakaganira ku buryo intambara yo muri Ukraine yahagarikwa kabisa hatisunzwe imirwano. Trump rero yavuze ko ibi biganiro byagenze neza nk'uko yakomeje kugenda
kugenda bitangaza avuga ati ibiganiro byagenze neza kabisa, bavuga ko imirwano uko byagenda kose ikwiye guhagarara. Uburusiya rero bwamaganye ibikorwa bya OTAN byo guha intwaro Ukraine, igaragaza ko bizongera ikibatsi mu muriro. Ayo ni amagambo Uburusiya bwakomeje kugenda butangaza avuga ati OTAN nidahagarika guhereza aba bantu inkunga, nidahagarika guhereza abantu inkunga cyangwa se intwaro, ntabwo bazaba bari gukora neza, kubera ko n'ubundi tuzakomeza kubacanaho nk'uko Uburusiya bwakomeje kugenda butangaza. Mukomeze kugubwa neza rero aho muherereye hose, amakuru yacu uyu munsi yarayo ngayo.